Reka nongere mbahe ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholochim lilchot hayom. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Tugiye kureba iby'inzoka mu busitani bwa Edeni. Nk'uko bamwe babitubwira, turebe niba bishobora kuba ari ibinyoma batubwiye kera na kare. Manzi mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bakunda kwita Kristo. Nk'uko mbibabwiye, tugiye kureba iby'inzoka na Gadeni, ibyo batubwiye, kuko ibintu byinshi batubwira, ibyo batubwiye kera na kare, byose urebye neza ugacishiriza usanga ari ibinyoma, kuko ibyo bavuga ngo ni byiza biba ari bibi, ibyo bavuga ngo ni bibi bikaba ari byo byiza. Kubw'iyo mpamvu rero reka turebe ibyo batubwira ngo inzoka niyo mbi, inzoka bakagira mbi, ariko noneho tugasanga Bibiliya iratubwira ibintu bisa n'ibihabanye n'ibyo batubwiye. Mbanze mbashimire abakomeje kwiyandikisha subscribe, nawe utarakora subscribe, kuko binyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro. Uko mwiyandikisha birabinyereka kandi nta kushidikanya. Kanda like rero tuzamuke kugira ngo uku kuri kugere ku bantu benshi cyane nk'uko mubimenyereye. Nkambashimiye. Turebe rero muri Matayo 10:16 turatubwira ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Hano uhita wibaza ukuntu Imana yavumye inzoka. Inzoka ari igisimba kibi cyane, ukuntu Imana itubwira ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Ahandi hantu narebye nkabona harantangaje, ni hamwe Mose yajyaga kwa Farawo, Imana ikamubwira ngo azamure inkoni iba inzoka. Kuki inzoka ari cyo kimenyetso bahaye ubwoko bw'Imana? Kuki inzoka ari ikoreshwa niba Imana yarayivumye burundu? Kuki igaruka no mu byigishwa noneho tugasanga ko ifite umumaro, ahubwo ari ikimenyetso cyerekana isobanuye iki? Ubwo bwenge inzoka ishobora kuba ihishura batubwira kugendera kure ni ibiki? Wibuke no muri no n'uyu munsi iyo bakubwiye ngo ibintu nibibi bigendere kure, jya ushyiraho ikibazo uvuga ati ibi bintu hashobora kuba harimo ikintu. Batubwira ko inzoka yabaye ikibazo. Nubwo nakubwiye ko uribuke ko cyagiye nkwereka Adamu na Eva ko ari ikindi kiremwa cyavuye mu ijuru, atari inzoka nk'uko babivuga, nk'uko babitubwiye. Niko nabikubwiye. Ese baramutse baratubeshye, reka tubirebe. Ibyo nkubwira byose ujye ushungura, ntubimire bunguri, urebe ko ari ukuri, ugendere mu ijambo, noneho turebe uku kuri, kuko twese tunyotewe ukuri. Ubuyobe nyabwo ntibwavuye ku nzoka, ahubwo ibyavuzwe ku nzoka. Ibivugwa ku nzoka ni ibiki? Kuki inzoka ariyo igirwa igishushanyo cy'ubuyobe? Inzoka yatanze ubwenge, noneho urubuto narwo rutuma amaso afunguka. Eva yarariye arabona, noneho bwa bubyutse burinjira. Ese kuki inzoka yabaye ikibazo niba ariyo yatanze ububyutse? Urumva hari bwa bubyutse buri mu nzoka, inzoka irabutanze, keretse noneho niba wenda bashaka guhisha icyo ubwo bubyutse ari cyo ikiri muri ubwo bubyutse. Urumva neza? Kandi gusubiremo, inzoka kuki yari yabaye ikibazo kandi yo yaratanze ububyutse, yatumye umuntu ahumuka akanguka kugira ngo amenye. Ese iyo nzoka yatanze ububyutse nicyo kibazo, cyangwa se ahubwo ni icyari muri ubwo bubyutse batashatse ko umuntu amenya? Byongeye kandi ubwami bwose bwagiye bubaho, bwagiye bugira inzoka nk'ikimenyetso, kuva za Ashuri, za Babuloni, mu Misiri, Egiputa, na n'ubu n'uyu munsi ubona no ku bintu byo kuvura kwa muganga bashyiraho inzoka ebyiri. Ziriya nzoka ebyiri zivuze iki? Zisobanuye iki? Kuki babyitwaza buri gihe? Ese zaba ari za mbaraga z'ububyutse ziri muri weho baba ariyo bita inzoka? Uramutse umenye izo mbaraga zikurimo, ntabwo waba ugikeneye ukuyobora uwo ari we wese. Hahandi rero nakubwiraga ngo Mose, Imana imubwiye ngo zamure inkoni. Kuki Imana yamubwiye gutyo? Uko niko twibaza. Nk'ibisoma bwa mbere muri Bibiliya narabyumvise, twarabirebye mu mafilime, ariko mubyisomeye ubwanjye, kuko buryo isoma Bibiliya ufite umwuka
wuzuye umwuka, ibyo usomye bihita bikwishushanyiriza kugira ngo urebe ibyo ari byo. Naribajije ni gute Imana, inzoka tuzi ko twese yaciwe, yanzwe urunuka, igarutse noneho n'imbere ya Farawo nk'ikimenyetso noneho cy'uko Imana yategetse. Ya nzoka ya Mose ikarya twa tuyoka tundi duto tw'abapfumu twaje. Harimo ikibazo. Ese iyo nzoka batubwira dusanze atari Satani, ahubwo tukasanga ari bwa bubyutse bukurimo, iyo ugize ububyutse buzamuka, ni ukubera iki isi yose ibwirwa gutinya inzoka? Barakubwira ati tinya inzoka, inzoka ni mbi, inzoka ni mbi. Kandi ubwoba na n'ubu nibwo bukiyoboye isi. Kuki babikora? Babikora kubera ko bazi neza ko nuramuka ukangutse batazongera kukuyobora buhumyi. Tinya, wishakisha, iyo nzoka ni mbi. Ariko ntibakubwira kuri ubwo bwenge. Ubwenge bwari muri iyo nzoka, ubwenge bumeze nk'ubw'inzoka tugomba kugira ni ubuhe? Niyo mpamvu rero twiyemeje gukubita inyuma hasi byose ibyo twabwiye byose. Ya Mana iri muri weho, nubwo yaduhaye amahitamo, yaremye ibintu byose, irema niyo nzoka, kandi iyo nzoka yagiye kuyirema izi bizaba. Inzoka rero ntabwo yabeshye Eva, yabyukije Eva amenya uwo ari we. Amaze kumenya uwo ari we rero, wakwibaza uti ni ukubera iki ibyiza byose babigize bibi, ibi bakabigira ibyiza muri ino si? Ibaza impamvu ibintu byose bifite ingufu n'ubwenge babishyiraho inzoka. Nabikubwiye, uzagenda urebe, kuko n'amazu yabo n'ibimenyetso byabo bakora byose bagenda bashyiraho inzoka, inzoka, inzoka. Uravuga uti wibuke Satani ashaka kwiyitirira iby'Imana yaremye. Uvuga ngo ibyo bintu babyishyizeho bo, kandi nabo bashaka kwigira beza, twe bakatubwira ko ari bibi. Ibaze ushyireho ikibazo. Niwo mukoro nguhaye, byibaze, twibaze turebe. Ese uramutse umenye ko imbaraga z'inzoka bavuga zirenze ibyo bakubwiye, ubwo bawushyizemo nibwo butuma kwa kugira ubwenge nk'inzoka twabonye butaba. Kubera iki? Subira kuri Matayo 10:16, barakubwira ngo gira ubwenge nk'ubw'inzoka, gira ubugwaneza nk'ubw'inuma. Ese ni iki gisha ubwenge kugira ngo tutabubona? Ni bwa bwoba. Umenye ko ubwoba Imana ntabwo itanga umwuka w'ubwoba. Kuki bakubwira ngo tinya, tinya, tinya? Amakuru yose bakakwereka ibintu bibi, barakubwira ngo tinya. Uratinya iki? Iyo ugize ubwo bwenge rero, kwa kutigirira icyizere urabirenga, ahubwo ukagira ubutwari. Ibaze nawe utagifite ubwo bwoba, utagifite gushidikanya, utagifite gutinya, ukagira ubwo butwari, ubwo buyobe uhita buvamo ububyutse. Uburetwa n'iyoza bwonko bisimburwa n'umudendezo. Ibinyoma byose bikubitwa hasi. Iyo nzoka ikakwigisha uko ukanguka, ukamenya kubaho ubuzima, kugira ngo wongere kwibuka gahunda zawe zakuzanye, zazanye roho yawe hano ku isi. Niki wakora rero? Fata amayobera yose yo kubaho kwawe bakubwiye. Dufatire kuri rwa rugero rw'ukuntu inzoka yiyuburura. Biriya bitubwiye iki? Ese biriya ntabwo byaba bitwereka ko tugomba guhinduka, tukishakamo bwa bwenge buturimo, natwe tukaba twabasha guhinduka, kwiyuburura 4 kugeza kuri 12 inshuro enye cyangwa 12 buri mwaka? Kuko inzoka nayo yiyuburura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 inshuro enye kugeza kuri 12 buri mwaka, nk'uko inzoka ibigenza. Bivuze iki rero? Ni kangahe mu mwaka dukora ya reset, great reset, tukavuga tuti ngiye guhinduka? Abenshi babikora ya tariki ya mbere z'ukwa mbere, ngo bafashe imyanzuro n'ingamba z'umwaka uje. Ni rimwe gusa mu mwaka. Urumva yo ya nzoka yihindura inshuro zigera kuri 12 buri mwaka, nukuvuga buri kwezi. Nukuvuga ngo buri kwezi ahubwo natwe twagombye kujya tureba aho tugeze, tuvuga uku kwezi bigenze gute. Ari nayo mpamvu ubona tufite aya mezi. Uku kwezi ntikwagenze neza, uku nguku bimeze gute, kuriya bizagenda gute, ugapanga, ukagira ubwo bwenge nk'ubw'inzoka nkuko babikubwira. Ese usanze amateka y'inzoka avugwa ariyo mateka yawe, tugize ngo iki?
ubusitani ntabwo bagize butarwa, bwarahishwe, ahubwo buragutegereje ngo ugire ubwo bubyutse. Ibi bikwibutse ko ufite urumuri, rwa rumuri ruri muri weho. Noneho uru rumuri rwo kugira ububyutse, bwa bubyutse bukurimo, atari gutegereza bya bindi bakubwira ngo tegereza, reba aha, reba hirya. Wibuke ko ivanjiri yabo ya Thomas, yaba ivanjiri ya Maria Madalena, barakubwira ngo ubwami buri muri weho, wishakishiriza iburyo ibumoso, hejuru, hasi, mu mazi, kuko nujya mu mazi uzasanga ifi yagutanzeyo, nujya mu kirere uzasanga inyoni yagutanzeyo. Ibyo bakubwira byose rero ni ibinyoma bagupakiyemo. Umwami n'ubwami biri muri weho, ahubwo niwo wa muriro ubitse muri weho indani imbere, ugutegereje kugira ngo ugire ububyutse, noneho wiyambure ibyo binyoma byose bakubwiye. Uramutse usanze amateka yawe ari nk'inzoka, ubusitani n'urumuri, rwa rumuri rukurimo wahishwe, ese ni iki wakoresha urwo rumuri rwawe, urwo rumuri rukurimo? Ayo mayobera y'inzoka na Eva, ukuri kwayo ni ukuhe? Dore ibintu byose barabigoretse. Nibi nabyo nkubwire ntashidikanya ko aya mateka nayo barayihinduye, bamaze kuyahindura baraduhereza abantu bamira bunguri nta kubaza. Ariko igihe nk'iki cyari cyaragenwe, Imana yadusezeranyije ko ukuri kuzongera kukaza hanze, abantu bakamenya ibintu uko byagenze kuva kera na kare. Twongere twibaze gato, ni gute Imana yatubwira ngo tugire ubwenge nk'ubw'inzoka, tube nk'inzoka? Iyo nzoka yavumwe burundu, ese natwe aho ntitwaba twaravumwe burundu? Tanga igitekerezo cyawe. Oya, njyewe ntabwo nizera ko twavumwe burundu, ahubwo isi n'abayobozi babo bafite umugambi muremure wo gushyira abantu bose mu kuboko kwa Satani. Batubeshya ibyo binyoma kugira ngo tutamenya itangiriro ryacu uko byagenze, ahubwo badutera ubwoba. Uzarebe bakorera ku bwoba cyane cyane. Ugire ubwoba, utinye, ntubaze, ntusobanukirwe, ntugire amakenga, byose umire bunguri, wemere, uvuga uti ndemeye kuba impumyi, unyobore buhumyi. Ibyo bintu byararangiye. Nkakubwira nti rero, umuntu wumva unyotewe ukuri, shakisha ukuri, ukunda ukuri, usangiza abandi ukuri, kuko niba nta kuri kuri muri weho ntago uzabona Imana. Urumva, niyo bakubwiye ukuri ku gice, tuzi neza ko byanze bikunze mu itangiriro ngaho harimo Eva n'inzoka. Eva n'inzoka, ayo mateka history yagenze ite? Babigwaho igice, ariko kwa kuri ku gice kuba ari ikinyoma. Akari mpamvu dukomeje gushakisha kugira turebe iyo nyurabwenge. Iryo jambo ry'Imana ritubwira ngo mube nk'inzoka. Mose inkoni yahindutse inzoka, n'iyo nzoka yari yaravumwe. Kuki muri bo batubwira ngo ba nk'inzoka, Imana igatanga ikimenyetso nk'inzoka? Harimo harimo ikintu kitagenda neza cy'ikinyoma. Tugomba gukomeza gucukumbura tukareba uko ibintu byagenze. Niba utazi aho waturutse ntuzamenya aho ugana, nkuko ivanjiri ya Maria Madalena itubwira, kuko izi roho zacu ziri hano. Abantu benshi bari hano mu by'isi. Wibuke twarasomye mu ivanjiri ya Maria Madalena, abantu bazi ko isi ariyo paradizo yabo, kumbi ntibazi ko bari mu buyobe, ahubwo bwa bwami n'umwami barimo ntabwo babishakisha. Wongere usubire muri iyo video ya Maria Madalena nagusomeye, uyisomere ivanjiri, irimo ukuri kwinshi kuzakubohora, kukabohora roho yawe, kugira ngo wongere wibuke impamvu waje hano, usohoze gahunda yawe neza. Mbashimira none ababanye nanjye, komeze dushaka ukuri. Ni iby'agaciro, binyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro. Mujye mucukumbura namwe ibyo mbabwiye, ntimukabimire bunguri, ahubwo mujye mushungura, murebe, dufashijwe n'ijambo ry'Imana nk'uko ngo tubigenjeje. Tugendere gukigishwa. Niba Imana ikubwiye ngo ba nk'inzoka, abantu bakakubwira ngo tinya inzoka ni ikivume, ikibazo kirahari, byanze bikunze tugomba kumenya ukuri. Kandaho like rero kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, kandi subscribe niba utarabikora. Namwe abamaze kwiyandikisha subscribe, ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda haba tov meyod.